nabonye byibuze mu itorero rimwe rya Pentecote noneho bagiye kwakira abashumba b'abadamu n'ibintu bidasanzwe bimenyereye sinzi ukuntu baba babyumvishe Bosco noneho bagiye kugira abashumba b'abadamu ibibazo byose impamvu abantu babigiraho ikibazo no bumenye buke ntabwo baba bazi iyo biva niyo bijya niyo mpamvu abantu bibaza ku kintu kibaye kubera ko batagifiteho ubumenyi none ko bitari byakabayeho se icyo gihe abantu nta bumenyi bari babifiteho si ukuvuga ngo ikibazo si uko nta bumenyi bari babifiteho ahubwo ikibazo ni uko abo izo mpinduka zibereyeho kubera ubumenyi buke bashobora kugira ikibazo ku kintu kandi ikibazo kitari ikintu bo bakagira ikibazo kubera ubumenyi buke bafite ku bintu ariko mu by'ukuri kibaye cyo kitari ikibazo ubundi reka ngufashe ubundi mu miyoborere y'amadini ku isi Yes, tubaye ikaze ndetse tubifuriza gukomeza kugubwa neza no kuryoherwa n'ibiganiro bya Yana Media TV. Buri munsi uko bwije nuko buke hari abadukurikira bari mu Rwanda, hari n'abadukurikira bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Kuri uyu munsi noneho navuga ngo ibintu biratandukanye cyane kuko turi mu kiganiro turi abantu bane aho ari njyewe Lamberto ndetse na Moren ndetse na Semane niko ari na Jimmy Gilbert nkuko bisanzwe na Jimmy Gilbert uwo tugiye kuba twahuriraho tumubaza uwo tugiye guhuriraho tumubaza ni Bosco n'undi aratwibwira neza yarangije gufata mikrofone. Reka dutangire ikiganiro gusa mbere ko tugitangira reka tumusabe adusengere. Ibiganiro tuzadukora kuri Yana Media uko byaba bimeze kose tubitangira dusenze kuko ari igihe ikiganiro kigira hagati ugasanga utangiye kuzana izindi content zanuze nk'iza melody. Yes, urakoze Uwiteka Nyiringabo kuduhaye uyu mwanya ngo tuganire utwungura ubwenge mu izina rya Yesu, amen. ibaye rimwe mu masengesho magufi muri uyu mwaka. Bosco ikaze cyane nanone kuri kamera na mikro za Yana Media. Urakoze cyane. Umeze neza, umeze fresh. Ni amahoro cyane cyane rwose. Nta gakonje ko abantu bari gutaka imbeho. Wapi? Ega Kigali irashyuha burya. Ishyuha se ishyuha byo gushyuha nyine cyangwa no gushyushya mu mitwe abantu. Aya ishyuha byo gushyuha bya klima. None niyo mpamvu waba wambaye ishati gusa utifubitse. Kibazo rwose. Okay, murabibona rero ko kuri kamera mufite umugabo mukunda cyane kandi ukunze kutuganiriza ibitekerezo bamwe na bamwe bavuga ngo birakakaye biraremereye sibyo rambe. Ariko ari nabyo koko kubera ko ni ibintu by'ubwenge kunze kumenywa n'abantu gusa bacukumbuye. Nta kabuza rero ko muri aka kanya tugiye kurya. Yes, ariko ndumva yabanza akanyibwirira amakuru asanzwe. Meze bite mu itorero? Abantu b'Imana bimeze neza? Itorero se? Mukumbi wa Kristo. Umukumbi wa Kristo amakuru yawo amenywa na Kristo. Kuko mu itorero mba mu itorero. Ariko abantu baba mu itorero ntabo nzi. nta n'ubuzi aho bagiye, nta nubwo nzaho bagiye, sinzi uko babayeho, ariko iyo bari mu itorero baba bameze neza. Nakurahinda birabitse ibintu biraza kugorana. None se uba mu itorero ariko ntumenye abo muri banamo muri ryo nyine. Itorero rya Kristo riri mu ibanga. Wewe uburirimo ariko umuntu uririmo ntushobora kumumenya. Rero ntabwo ushobora kumenya amakuru yo mu itorero, ariko umuntu uri mu itorero aba ameze neza kuko mu itorero habamo umuntu muzima. Nusaba habamo umuntu umwe cyangwa habamo abantu. Itorero ni abantu Kristo yatoranije kugira ngo bazabe mu bwami bw'ijuru. Abo bariho ikimenyetso Bibiliya irabivuga
soma igitabo cy'Abefeso igice cya 2 umurongo wa 13. Bibiliya iravuga ko bashyizweho ikimenyetso ari wo mwuka wera. Rambe ubundi bose abantu bose bari mu itorero no abari mu itorero ni abari ikimenyetso cy'umwuka wera bashyizweho ikimenyetso they are sealed. Ni nguko wafata ikintu cyawe ukagishyiraho kashe ku buryo umuntu wese uza akagisoma akabona kiriho kashe akavuga ngo ni kashe ya Lambert, ni kashe ya company runaka. Niko abantu bazajya mu bwami bw'ijuru. Kristo iyo amaze kumwinjiza mu itorero amushyiraho ikimenyetso, ku buryo icyo kimenyetso Kristo arakimenya akavuga ngo iki kimenyetso, uyu muntu ufite iki kimenyetso no wanjye, uwo nguwo ni uri mu itorero. Abantu bose ntago bari mu itorero. None se ko tujya ubwo ni gute twamenya umuntu uri mu itorero? None ntago ari inshingano zanyu kumumenya, nta nubwo muzigera mumumenya, ntago mwabihawe. Umuntu uri mu itorero nta muntu wamumenya. None biraza kunsaba kubanza kumva iki kibazo rero. Ubundi itorero ni iki? Itorero ni abantu batoranijwe na Kristo akabashyiraho ikimenyetso nk'abantu bazaragwa ubwami bw'ijuru. Cyo nicyo bita itorero, bazwi na Kristo. Ko tujya twumva ngo uriya mugabo yari umunyetorero none yagiye ahantu runaka. Abantu nyine kuki bavuga ibyo bintu ngo yari umunyetorero kandi tutamenya ngo umunyetorero ni nde? Ni ikinyarwanda kigoye. Ikinyarwanda kiragoye gufata ikintu ngo kivuge neza. Ubundi mu cyongereza bavuga local church. Ni itorero rya hano mu isi. Icyo bita itorero rya hano mu isi ni dini ofet. Bakare mu isi. Ni dini ofet. Ni dini, ntabwo ari itorero. Ntabwo ari itorero. Aha, yes, karakanyuzemo agataho ngaho. Ariko ndashirwa none se itorero aravuze ati itorero ngo umuntu wenyine ubwe niwe umenya ko ari mu itorero, kandi tukabona abashumba b'amatorero. Ubo gute baba bashumba kandi nta undi muntu ubuzi ko ari kumwe n'undi muntu? Aha, donc idini mu idini itorero riba mu idini, ariko idini ntago riba mu itorero. Niko byumva? Iyo winjiye mu idini, mu bantu bose batendinga bari mu idini, ushobora kusanga harimo abantu bari mu itorero rya Kristo. Yego. Batendinga ya dini. Niwe idini imwe abantu nk'igihumbi, ushobora gusanga harimo abantu nka 200 n'urugero. Cyangwa 100 cyangwa bose bari nabo mu itorero rya Kristo. Sibyo? Ariko abanyedini bose ntago baba mu itorero rya Kristo. Ariko mu itorero mu idini ushobora gusangamo abantu bari mu itorero rya Kristo. Yes. Ubwo bivuze ngo itorero ntabwo ari ukuvuga ngo wenda ngo naba aproso, naba deperi, naba Yehova, naba Abasilamu, nabaki, abo bose bashobora kuba bari mu itorero. Ahubwo icyo badahuje ari idini. Yes, erega itorero, donc iyo wakiriye Kristo akagushyiraho ikimenyetso, akavuga ati uyu nguyu ukuntu yakiriye anyakiriye neza. Yesu arakomanga. Hari ikintu abantu badasobanukirwa. Yesu akomanga iwawe ku mutima wawe kugira ngo umukingurire. Iyo umukinguriye akujyana mu itorero. Ubundi njyewe ntabwo nshaka Kristo. Kristo niwe uza kunshaka. Namwemerera wamuha ikaze akanjyanaho ngomba kuba. Yego. Njye sinshobora kwijyana mu itorero rya Kristo. No. Kristo niwe unjyanayo. Ahubwo we kandi nanjye sinshobora, njye simfite imbaraga zishobora gutuma ashaka Kristo. Yego. Ntago nashaka Kristo sinamubona. Ubundi mu idini abantu baba bashaka Imana, ariko mu itorero ni Imana iza kugushaka. Okay. Imana rero uyishatse ntiwayibona. Imana yo iza kugushaka, Kristo araza kugushaka. Ibyahishuwe 3:20 biravuga ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga. Umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura nzinjiriwe dusange. Iyo rero Kristo araza kugushaka akamubwira ngo utere intambwe imwe yo gukingura. Iyo ukinguye arinjira. Iyo yinjiye iwawe noneho aragufata akakujyana mu itorero. Yego.
ubwo bivuze ngo babandi bajye bavuga bati babazanya mwese ngutera ngo itorero ryawe ni irihe ukavuga ngo ndi umudive undi ngo ndi umuyobozi undi ngo ndi umukinnyi ubwo baba bibeshye ntabwo baba bavuga itorero rya Kristo baba bavuga itorero lokale donc ni nkaho bakavuze ngo idini na adresse ni idini. Shawu Jimmy ari ijambo rivuga ngo abamenye byinshi bazabazwa byinshi none uragira ngo ndekera uragira ngo ntakomeze kubaza ibyo urimo urabaza uzabibazwa nawe ku byo urimo uramenya uri kuyebaza uzabibazwa. Icyiza nabonye byibuze mu itorero rimwe rya Pentecote noneho bagiye kwakira abashumba b'abadamu ni ibintu bidasanzwe bimenyereye sinzi ukuntu baba babyumvishe Bosco none bagiye kugira abashumba b'abadamu. Ibibazo byose impamvu abantu babigiraho ikibazo ni ubumenyi buke ntabwo baba bazi iyo biva n'iyo bijya niyo mpamvu abantu bibaza ku kintu kibaye kubera ko batagifiteho ubumenyi none ko bitari byakabayeho se icyo gihe abantu nta bumenyi bari babifiteho. si ukuvuga ngo ikibazo si uko nta bumenyi bari babifiteho ahubwo ikibazo ni uko abo izo mpinduka zibereyeho kubera ubumenyi buke bashobora kugira ikibazo ku kintu kandi ikibazo kitari ikintu. bo bakagira ikibazo kubera ubumenyi buke bafite ku bintu ariko mu by'ukuri kibaye cyo kitari ikibazo. Ubundi reka ngufashe ubundi mu miyoborere y'amadini ku isi abantu baba barize amasomo yajyanye n'ubumenyi bwa siyanse ya Bibiliya abantu baba barabyize ku isi hariho uburyo bubiri amatorero abaho hariho amatorero ya Kristo amwe afite umurongo uvuga ngo twebwe ntitwemerera gusengera abashumba b'abagore iyo ntuza yabo iyo systeme bakoreramo ifite uko yitwa ni nkuko aba mu bakatolike nta mupadiri hari abo ngabo they are called our complementarians ntabwo bemera ko wasengera umugore kuba umushumba w'itorero. Then hakaba abandi bita egalitarians bo bemera ko umugore ashobora kuba umushumba. So rero amatorero ya Gikristo bamwe bahitamo systeme bazakoreramo. That's all. None se mwuka w'Imana cyangwa se mwuka wera ko ari umwe kandi ijambo riratubwira ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Yego. Muri ibyo bihande bibiri bamwe barabemera abandi ntibabemera ko bashobora kuba abashumba. Ni abo twavuga bumviye umwuka wera cyangwa se abo twavuga wenda badafite wenda ubumenyi buri hejuru cyane muri ibyo bice bibiri ni bande? Nta numwe. Erega hari ibintu umwuka wera hari ibintu umwuka wera adafiteho icyo agomba kubivugaho. No ni ukuvuga ngo ntubona ufite iyi kamera hano kuba wagura kamera ntabwo bisaba ko umwuka wera kugira ngo yigure. Niba uyishaka kuyigure nta impact y'umwuka wera, niba udashaka kuyigura yihorere nta impact y'umwuka wera. Si niba wambara ishati ukunda imyenda y'umukara n'undi atayikunda ibyo ntabwo bisaba ntuza input cyangwa ntabwo bisaba input y'umwuka wera. Hari ibintu bidasaba input y'umwuka wera kuvuga ngo ngiye zajya ndya inyama cyangwa ntituzirye ibyo ntibisaba input y'umwuka wera. Ubwo mu by'ukuri nyine aba bose nta kintu bitwaye nta na kimwe. Ikizima ni ukumvira icyo umwuka akubwira mu mutima akaba ari cyo cya mbere ni kumenya amahame shingiro y'iby'Imana isaba abantu basenga nibihe ibyo byo ntibihinduka. Ibwo bivuze ngo kuba wenda nasuka nambaye amaherena nambaye ibiki ntabwo ibyo ngibyo umwuka birebaho. Kubera ko hari abantu bacira imanza wenda abantu babayo muri ubwo buryo wenda bagaragara muri physical appearance yabo bagaragara wenda muri ubwo buryo akavuga ati se uriya ko mbona yaba avuga mu ndimi yaba yuzura umwuka wera se koko niwo cyangwa ibyo ntabihoreye.
gusuka kudasuka nta hantu bihurira n'inyigisho z'umwuka wera. Izo ntabwo ari inyigisho z'umwuka wera, ntabwo ari inyigisho zishingiye ku myigishirize y'intumwa. Ubundi inyigisho zishingiye ku myigishirize y'intumwa nizo nyigisho z'ukuri, inyigisho zigororotse abantu bagomba gukurikira, ni imyigishirize y'intumwa. Ibyo rero ntibirimo, iyo ni disipurine rero ntabwo ari imyigishirize yo kwizera. Oya, disipurine ntayihuriye n'imyigishirize yo kwizera. ubwo bivuze ngo abantu bacirwa imanza muri ubwo buryo nakubwiye ko ari ubumenyi buke, abahohoterwa ni ubumenyi buke mu bijyanye n'imyizerere. Imana ishimwe ubwo igenda itwungura ubumenyi tukagenda turushaho gusobanukirwa. Ubwo wenda muri iryo torero twavugaga n'abadamu bakomorewe, ubwo wenda n'ibindi bike bizagenda bisobanuka. Si uko bidasobanutse rwose, nta cyasobanutse. Kuba basengeye umugore cyangwa ibindi babikomoye si ukuvuga ngo hari ikintu gisobanutse, ahubwo bahinduye disipurine. Kandi guhindura disipurine irahinduka bitewe n'ibihe. Ushobora kuyihindura mu gitondo, n'ejo ukayihindura, cyangwa n'ejo ukongera ukayihindura. Ibyo nta input y'umwuka wera, ntacyo bitwaye umwuka wera ibyo. Alright, murabyumva rero abakunzi ba Yana Media ko dukomeje kuganira, ntabwo biba byoroshye, tuba tugenda tureba nyine updates zigiye zitandukanye kugira ngo nyine n'abatabisobanukiwe barushaho gusobanukirwa. Tuba tugenda twiganirira, nta bintu bya hatari hano. Bosco, uko biri kose uyu munsi n'undi waje kutwigisha cyangwa se kuduhugura mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Uyu munsi waduteguriye iki? Ni ukubaganiriza nk'ibisanzwe. Murabizi ko iyo dukora ikiganiro tuba tuganira, tukungurana ubumenyi nk'uko uba ubaza ibibazo kagusubiza, cyangwa aho ntasobanukirwe nawe ukaba wansobanurira. Ni ukuganira kugira ngo twungurane ubumenyi. Ariko biri kose nyine baje witwaje agakaye rwose Bosco. Ariko mbere njye hari ikibazo nshaka kumubaza, nkunda kwibaza n'abandi nabo bajya bakibaza. Akenshi iyo batubwiye ngo mu ijuru dutunga agatoki hejuru, sibyo? Twavuga ngo ikuzimu tukajya twumva ko nyine ari munsi, hano munsi nyine munsi y'ubutaka. Mu ijuru ni he? Mu kuzimu ni he? Gutunga urutoki hejuru, ngewe nyine abantu benshi bavuga ati Imana iri mu ijuru hejuru, nyine hejuru iriya. urumva mu ijuru ntago ari aho ubutunzi urutoki, ariko nyine abantu bazi kubera ko bavuga mu ijuru bumva ko ari hejuru. Kenshi hari imvugo bibiri yikoresha kugira ngo abantu babashe kwisitiwa, babashe kugira ahantu bahagarara muri pozisiyo runaka kugira ngo byorohe kumva ibintu bye kuba ibintu bikomeye. Kuko na Yesu yagiye avuga ngo wamanutse ava mu ijuru niwe wazamutse agasubirayo. Urumva ko harimo ijambo kuzamuka no kuzamuka, just ni ibintu nk'ibyo. Ariko urebye ukuntu twese ku isi, ntabwo tuba mu isi imbere, tuba mu isi inyuma, sibyo? Kandi ahantu uri hose uba ubona uhagaze, kuko nk'uri ku mpera za ruguru zo ku isi n'uri ku mpera zo hepfo. Uri ku mpera ya ruguru arahagaze, ariko uri ku mpera yo hepfo asa n'ucuramye, amaguru ari ku isi, umutwe uri munsi. Kandi nawe iyo agiye kuvuga mu ijuru atunga urutoki. Urumva we yagombye kuba ari kurutunga hehe? Hasi, ukurikije ukuntu isi iteye. Just ni uburyo bwo koroshya ibintu kugira ngo umuntu yumve. Ariko mu ijuru ni ahantu tutazi, ni ahantu cyangwa ukuntu ni ahantu, ni place. Kuko ntago Bibiri iravuga, Yesu yaravuze ngo ngiye kwa data. Ni ahantu nyine, kuko iyo bahakoresha bakoresha indangahantu. So ni ahantu, it's a place. Kuko Yesu yavuze ngo hari amazu
hari ibintu just harubatswe ni ahantu tutazi hari mu ibanga tuzamenya twagezeyo. Rero ibyo biri mu bumana muri bya bindi biturenze bisaba kubyakirana kwizera kugira ngo ibyo bintu byemere cyangwa ubibemo, niho kwizera gushingiye. None se koko mu ijuru harera? Nyine iyo umuntu agiye kwerekwa itabona ngo marayika ngo yambaye imyenda y'umweru, marayika afite amababa, ni koko niko bimeze? Ijuru ni iry'abera ngo naho hari kwera ntabwo abantu baba bambaye imyenda y'imyeru. Erega nkuko abantu nyine babyerekwa. Erega kuvuga ngo mu ijuru abantu baba bambaye imyenda y'umweru, Bibiliya yo ivuga ko imyenda bera bambara ari imirimo yo gukiranuka. Sibyo? Iyo niyo myenda y'abera, ni imirimo yo gukiranuka. So ni nka kwa kundi ushobora hari bene data kwiyeza bo baragenda bakanyura ahantu bagakaraba amaboko, bagakaraba n'amaguru. Ibyo nibyo bita kwiyeza. Rero mase kwiyeza suzi ibyo ari byo. Kwiyeza amazi ntago ari yakweza. Rero ko imyenda yera ni simulation, ni nk'igishushanyo, kuko ikintu cyera ni ikintu cyiza. Biriya byose babikora kugira ngo ubyumve, kuko Bibiliya iravuga ngo icyo amaso atabonye, icyo amatwi atumvise, n'ikintu kitigeze gitekerezwa n'umutima w'umuntu, icyo nicyo tuzabona mu ijuru. Niba rero warabonye umwenda w'umweru mu ijuru ntawe uzabona. Kandi icyo amaso atabonye nicyo watekereje, nuko ubyimagina mu bitekerezo. Urabona iyo umuntu akubwira inkuru, ubwenge bufite uburyo buyishushanya ukamera nkaho uyirimo, wowe ukayishushanyiriza. Bibiliya ikavuga ngo nuko uritekereza ntabwo uzasanga ariko rimeze. Ubwo rero inzozi zawe ari nk'amaji, kuko abantu bararota bakavuga ati uyu munsi narose Yesu, narose. Umva icyo Imana ikora yambaye gutya. Wabonye ko na Bibiliya mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli Imana yaramweretse ibibera mu ijuru, ngo abona Imana, abona ibizima, abona byose, atanga igishushanyo cy'ibintu yabonye. Sibyo? Ariko Bibiliya iravuga ngo nagera mu ijuru nawe ibyo yabonye mu iyerekwa ntabyo azabona, kuko icy'amaso atabonye nicyo umutima utatekereje. Urumva nyine abantu bose ni surprise Imana ibiki abizera bazatungurwa n'ibintu bazabonayo. Urumva Ezekiyeli Imana kumwereka ibyo, just Imana n'abajya mu iyerekwa n'abandi bose bagenda bavuga ati twabonye. Imana iguha ibyo wabasha gushikira, ibintu bishobora gukwirwa mu mutima wawe, noneho igasa n'iguha amakuru, ibintu uza kuba. Imagine Imana iguhaye ikintu udashobora kuza ngo ubwire abo usanze uko cyari kimeze. Ubu Imana itanze nk'ishusho, nta muntu n'umwe wo ku isi wari wigera yibona. Iyo message twabasha kuyumva. Nyine Imana igukorera ku buryo iguha ikintu ubasha kumva, nawe ukibwiye baza kugisobanukira, ariko mu by'ukuri ni igishushanyo. Ubwo rero ni kuzimu hari ibyo tutarabona. Abantu dushushanya ko uyu muntu yarimbutse nyine yagiye kuzimu. Oya ni kuzimu, hari ibyo utarabona. Umuriro ubwo ushobora kuba atari n'umuriro, ahubwo ari ikintu kirenze umuriro. Hari ibyo utarabona ikuzimu, hari n'ibyo utazabona kuko nutajyayo. Nuze nutajyayo hari ibyahuza bimenya. Ariko ikiza nuko Bibiliya itubwira ngo nitugera mu ijuru tuzahabwa kumenya kose. So nushaka kuvuga ngo ndashaka gusobanukirwa ikuzimu yiberayo, uzabimenya kubera kuzaba wahawe kumenya kose. Ariko icyo twemeranya, iyo Bibiliya ivuga ko ikuzimu hariho, ikavuga ko n'ijuru ririho, tubifate gutyo. Ni ukuri. Twe tubifata ijambo ry'Imana, twe turifata nk'ukuri kutavangiwe, tukabifata nk'ukuri, tubyemera ni ukuri. Kandi niba ikuzimu Bibiliya ihavuga mu ijambo ry'Imana, n'ijuru Bibiliya ikarivuga, nta gushidikanya ko bitariho, ahubwo tubyakira mu kwizera gutyo. None se koko umuntu ashobora kujya ikuzimu? Hari ahantu twumva bavuga ngo bagiye kuzimu, ngo yavuyeyo, ngo mu cyumweru gishize yarariyo. Umuntu ashobora kujya ikuzimu? Ni ibintu bidafite proof. Erega kujya ikuzimu ntago ajyayo mu buryo buri physical, ngo umubiri ujyeyo amaboko n'amaguru. Ni uburyo buri spiritual, mu buryo bw'umwuka. Asinziye se cyangwa
uburyo buri spiritual. Erega hari ibintu abantu bagomba kwemera. Imbaraga z'umwijima zirakora n'imbaraga z'Imana zigakora, kandi izo zose ni imbaraga ebyiri ziri spiritual zikora mu buryo bwo mu mwuka. I tell you the truth, ubu ngubu uvuze ngo ngewe ndashaka guhamagara imbaraga z'abadayimoni nkorane nazo, watangira kugira iyerekwa ridasanzwe ryabyo, noneho kubera ko wabihamagaye nabyo biraza bikakwegera, then mu buryo buri spiritual, then ukajya ugenda tukaba twicaranye hano cyangwa tukaba tubana mu rugo udahari, uri cooperating mu bundi buryo. Urumva ko biri ntabwo ari uyu muntu tubona ugenda, hagenda we roho yiwe cyangwa se kuko twemeranya. Bibiliya yonye umwuka wiwe, Bibiliya itubwira ko hariho isi y'imyuka mibi, hagenda intekerezo ze, sibyo? Mwasomye Bibiliya iravuga ngo ntiturwana n'ibifite umubiri, inyama n'amaraso, turwana n'imyuka mibi y'ahantu ho mu kirere. Okay. Umuntu ashobora guhinduka isazi. Umuntu ashobora guhindura isazi. Spiritually ushobora guhinduka ikintu cyose. Ubwo urumva wenda nkurikije ukuntu nabyumvisha yadusobanuriye, ubwo niba ari imyuka mibi igiye gutera nk'umuntu n'urugero, wenda ashaka ko kumuhindura ikindi kintu, wenda ishobora kugenda ikajya mu iyo sazi ikayivanamo ibyo yari iri gutekereza, ikazana za ntekerezo zawe ikazishyira muri ya sazi. Wenda erega ikintu bita imbaraga, hari ukuntu mufata ibintu by'imbaraga zo gukora kwa Satani n'imyuka mibi mukumva ko ari ibintu biri ibintu by'amateka biri aho bitabaho. Satani ariho arakora, kandi Satani afite imbaraga zo kwihindura ikintu icyo ari cyo cyose. Ibyo mubimenye ko imbaraga z'imyuka mibi, abamarayika bafite, Imana yabaremanye ubushobozi. Abamarayika bashobora kwambara umubiri w'umuntu, bakaza mukavugana, mukaganira, mugasangira, mukarya, ariko bafite n'imbaraga zo kwambara amababa, bakanyura muri kino gikuta, bagatambuka, bakigendera babaye umuyaga. So rero niba umuntu afite ubwo bushobozi bumeze gutyo, ashobora donc imbaraga spirit ishobora kwihindura ikintu cyose bikemera. So ukamenya ko abadayimoni na Satani bari abamarayika bafite ubwo bushobozi, kandi Imana yarabubarekeye. Yarabubarekeye barakora icyo Imana ikora, irakontorora uburyo bikoreshwa kugira ngo bitangiza abantu. Niyo mpamvu ingabo z'abadayimoni ziriho, ariko isi iriho n'ingabo z'ijuru zibana n'abera. Bibiliya ivuga ko Imana yashyizeho abamarayika bagomba kurinda abera bakanabakorera. Niyo mpamvu ingabo za Satani zitabamara, kuko iz'Imana ni nyinshi kurusha iza Satani. Sinafite imbaraga. So rero niba wemera ko abadayimoni bashobora gukora muri ubwo buryo, bashobora kwihindura mu kindi kintu, kandi n'umuntu wemeye gukorana nawe ashobora kumugira ikintu icyo ari cyo cyose. Yego, hanyuma rero twihuse tujye no mu tuntu n'utundi mutwaduteguriye. Ariko hari akantu nshaka kubanza kubaza, wenda mukanya uravuze uti ijambo ry'Imana ni ukuri kandi ni nabyo koko, ariko nanone iyo tuje mu buzima busanzwe nyine tutagiye mu iyobokamana cyane, hano hanze abantu ukunda kumva babwirana ngo ukuri kose buri gihe si kwiza. Kubera iki? Ukuri kose buri gihe si kwiza. Yego, icyo kintu nawe uracyemera? Ndacyemera. Kubera iki? Impamvu ndyemera, hari ukuri ushobora kuvuga, kubeshya bikiza. Ntago ari, sinshaka kuvuga kubeshya. Reka twivugire ku kuri. Reka tuvuge ku kuri. Kuko iyo byabaye kubeshya cyaba cyahindutse ikindi kintu. Cyaba cyabaye icyaha. Ukuri, hari ukuri, ariko ukuri kutafite ubwenge. Gute? Hari ukuri kudafite ubwenge. Kuraza kudushakira nk'urugero turwifashisha. Kubera ko hari nk'ukuntu umuntu avuga ati ngewe rwose, reka nk'urugero tukwiye gutinda. Urabona umuntu baje bashaka kumwica, aguhungiyeho uramuhisha.
umuntu wamushakaga aravuga ngo ese uyu muntu ari hano, uramubwiye ngo ntabwo ahari, ariko mu kuri arahari, ariko uramubwiye ngo ntabwo ahari. Ese uko kuri ukeneye kukuvuga? Yego, ni muri urwo rwego. N'abadukurikiye ubwo batekerezaga nk'uko ntekereza, uko biri kose barasobanukiwe impamvu bavuga ko kuri kose buri gihe atari kwiza, kuba kubi iyo ukugize hari abantu ari umuntu washyize mu byago cyangwa se kuri buteza ibibazo, icyo gihe ntabwo kuba ari kwiza. Ingero ni nyinshi. Yes, sinzi Lambert wari ubajije ikibazo mu kanya, ariko ngiye nyine dukomeze ikiganiro n'utundi agiye kutubwira nyine yaduteguriye. Nawe agiye kutubaza, twari twamuhasi ibibazo ariko nawe agiye kudutama. Okay. Yewe nkunza kubabwira amagambo yo mu bitabo umuntu ashobora gutekerezaho. Yego. Hari ijambo rivuga ngo hari ibintu tutumva kiretse tutameze neza, kuko kenshi ntabwo twebwe twumva, ahubwo humva uko tumeze. Hano noneho ko ikiganiro kigiye kwa Kasamutwe, icyo kintu uracyumvise Lambert? Reka dukomeze ubwo ndaza kucyumva neza. Ngo hari ibintu tutumva kiretse tutameze neza, ariko waba umeze neza ntubyumve, ariko waba utameze neza akaba ari gubyumva, kuko ntago twumva twebwe, ahubwo humva uko tumeze. ibyo nari nzi ko twumvisha amatwi. Kumbe ahubwo uko tumeze niko kumva, ntabwo ari twebwe tubyumva. Uko tumeze, uko ibyo bintu bidusanze. Hari igihe umuntu aba ameze neza, akaba hari nk'umuntu udashobora kumva ko wasonza wowe. Hari umuntu ubwira ati nawe uyu munsi ntabwo nariye, ati se iyo urya n'inkoko. Tetse ko ntitwariye, ariko se tibasi n'agasombe kabure, ariko ngo ntimukire n'agasombe. Kubera iki? Nyine hari ibintu atumva, ariko umunsi yashonje n'isombe rikabura, noneho n'ikiri munsi ya sombe kikabura, nibwo azumva. Wa muntu wamubwiraga ko yashonje, burya koko yarashonje. Ubu urumva se kumva kwe yumvise kubera ko yari afite amatwi yo kumva, cyangwa yumvise kubera ukuntu ameze? Ikintu gitumye yumva ni iki? No kubera ukuntu ameze. Ari agapeti ko mu rugo nyine, nako iyo kamaje kunezerwa nyine ibyo kurya, iyo kumva kamaze kuzuza kabati, ubundi ibi byombo bimara iki hano? Umva gatazongera kubikenera. N'umuntu umara guhaga agahita ajugunya cyane cyane abana. Uvuga ati na gaze mugurishe. Urumva rero inshuro nyinshi muri ubu buzima ntabwo twumva, ahubwo tukumvishwa nibyo twagezeho, ariko ntabwo ariko byakagenze. Ako ngataye ngo nanjye ngataye. Dukomeze. Nabonye ngewe umuntu utagira umutima. Nabonye umuntu utagira umutima. Akabona umutima agira. Barawukuyemo se yaravutse nawe agira. Ariko wenda bari kumukorera operation bamaze kumukura mu ndategereje. Cyangwa n'uburwayi aba yararwaye akajya kwa muganga umutima wakawukura. None se iyo bavuze ngo uriya muntu nta mutima agira, babashatse kuvuga Jewe mba numva bashatse kuvuga ko bitewe n'icyo bashaka kwa bacyo, cyabananiye kukimushyiramo, urumva? Noneho bakabona nyine uwo mutima bamushakamo we ntabwo bari kumubona. Nta muntu urasaba imbabazi akazikwima pe, kandi ku kintu kigize kiraho. Cyangwa n'umuntu ukabwira tubona kubisa urushyi rwataye nta n'ikintu. Icyo kintu gishobora kuba kiraho kuri wowe, ariko kuri we
kiremereye cyangwa se muhure agukubita urushyi nta kintu umutwaye ubwo yaba nawe ubaho se ubwo yaba yakwibeshyeho ariko icyo kintu cyo kutagira umutima ntekereza ko ari wenda mvuze ngo Rambere nta mutima agira cyangwa se Bosco nta mutima agira ubwo hari feelings mba nshaka muri Bosco runaka kuri jewe nkazimuburaho murakoze urumva rero ngiye nabonye umuntu ushobora umuntu nabonye umwe gusa hari umuntu umwe gusa nabonye udashobora kugira ikintu yaguha uwabuze ikintu atanga ni umwe gusa ni umuntu utagira umutima ese umuntu abaho urumva hari igihe umuntu ashobora kuvuga ngo nabuze icyo muha ukabona umuntu akavuga ngo uyu muntu ndamukunda ngo ariko nabuze icyo muha njyewe mu mitekerereze yanjye mvuga ko umuntu umwe gusa ushobora kubura ikintu atanga ni umuntu utagira umutima ariko iryo jambo ryo kuvuga ngo umuntu ngo ndamukunda ngo nabuze icyo muha ntekereza ko ryakoreshwa na wa muntu uvuga uti ngerageza gukora utuntu ibye nkabona turi aho wenda nubwo we yaba tubona akaduha agaciro runaka ariko njyewe sibyo ntagakoze wenda ntekereza ko ari we muntu wakoresha iryo jambo ariko wa muntu none wifashe gutya utare kuri ikintu na kimwe aho ngaho rwose yaba tubeshye cyane umva nge navuze statement ivuga ngo nabonye umuntu umwe gusa ushobora kutabona ikintu atanga ni umuntu utagira umutima ndabyemera umuntu utagira umutima ubwo nibaza nyine ahantu abaye sosiyete abamo bimeze bite ko ntekereza ko nta muntu bishatse kuvuga iki burya hari abantu baba bafite ibintu pe usanga umuntu n'umukira ari aho kandi ukabona aragukunda ukabona mubana neza haranakwifashiriza wowe ukajya uvuga utari kuri ya muntu nta kintu ngira namuha cyangwa washaka kumuha wese ndamuha iki ko afite ibintu ko byose bifite wewe ukabaho ukumva nta kintu ugomba kumuha sibyo ariko burya umuntu ushobora kubura ikintu aha undi ni umuntu udafite umutima kuko iyo ufite umutima urawutanga ese umuntu udafite umutima ubwo ndi kumva ahuye na wa wundi mu Kinyarwanda twita ngo niba ari umugugu cyangwa se ntabwo bihuye n'ubugugu umugugu ni umuntu ufite ibintu ariko ntabitange ariko umuntu afite umutima naho yaba adafite ibintu aba afite ibintu byinshi byo gutanga none yatanga ibiki adafite atanga umutima kuko awufite ushobora kutagira ibintu udafite ikintu cyo guhereza umuntu ariko muri wowe wakimuha yego uretse kuba warangije gutekereza ko wakimuha ese mpamvu nyine ahita yiramata akavuga ngo uriya muntu umva reka nkubwire uzi ko umuntu ushobora kutamuha ibintu biri materiyeri ariko ukuntu umwishimira ukuntu umuganiriza ukuntu umuba hafi ukuntu byonyine ukumubwira uti byonyine sibyo umutima nkubona n'ukuntu dufasha ariko nanone urabizi nyine za confidence z'abantu buryo iyo utafite icyo ufite mu buryo nyine wenda sinzi wenda bw'ubushobozi cyangwa se udafite icyo ufite tu kugira ngo nyine ugire undi muntu witaho nyine biba bigoranye bitewe n'uko nyine ibyo rero niyo mpamvu tuba hano tujye kwiga twige kuba muri sosiyete iyo umuntu afite umutima aba afite ikintu kiruta ibintu byose kuko na wa muntu ubona ko afite ibintu byose unakwitaho ikintu cyonyine gituma abasha kukwitaho bigakunda nuko afite byabe afite umutima afite byabe oye afite n'umutima afite umutima kuko aramutse afite ibintu atagira umutima ntabyo yaguha none se wa muntu utagize ikintu afite confidence azazikuraho zo kugira ngo
arekure bya bintu biri mu mutima bavuga ati wenda ndambaye mfite ibi nabikora. iyo niyo mindset ariko warubizi ko kuki iyo utekereje byonyine utarakora icyaha ukagitekereza nayo birasibyemera n'Imana sibyemera byonyine ko wagitekereje uba wagikoze. Ubwo bivuze ngo ushobora kuba udafite ibyo bintu ariko noneho muri wowe nyine wabitanga ndetse ugashaka n'ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma wa muntu umwereka yuko muri kumwe. Erega uyu ufite umutima umuntu ukunda ntushobora kubura uburyo umugaragariza ko umukunda niyo utamuhaye ibintu. Sare ko abantu hari igihe baba bafite umutima ariko batazi kuwukoresha ko bafite ikintu cy'agaciro kirenze ikindi. Uzi ko umuntu ushobora kumuhamagara kuvuga ati genda ndashaka kuzaza umuntu wawe undi kwitaho kandi ndashaka kuzaza iwawe mu rugo shaka ko tuziriranwa niba uzafite akanya nuba shaka kuganiriza kirirwaho mukaganira ukamukomeza ukamugira iki wowe kubera ko ibintu ntabyo akeneye ariko byonyine akareba umutima umwereka akumva aranyuzwe. None abantu dufite umutima ariko ntago dushaka kuwutanga ngo tuwukoreshe. None ubwo wabwira iki wa muntu uvuga ati okay turunaka amagana nashaka kuza ati buriya ntashaka kuza kunseka ntashaka kuza kunkiniraho tiko bafite uko abayeho jewe mfite nanjye ukuntu meze wenda nta kintu mfite ati none ngo ashaka kuza kwirirwana nanjye ati ubwo ni icyagamije n'ugasanga nyine amufiteho dose. Niyo mpamvu tuganira kugira ngo duhindure mindset tumenye ko Imana yaduhaye ikirusha ibi aricyo umutima mwiza umutima uri cool umutima ushobora kubana n'abantu umutima ufite space ikwirwamo n'abantu. Abantu bazi ko nk'abantu hari igihe abantu baba bazi iti kuri anniversaire Lamberi azandemera gutyo none Lamberi kubera ko hariya yicariye yifitiye ibintu byose we yakora anniversaire akabura umuntu uzakubitewe nuko kubavuga ngo ibintu byose arabifite kandi nawe afite umutima ukeneye ko abantu bafiringa aho hantu sibyo. Noneho bakajya bavuga ngo afite byose ntabyo afite akeneye umutima wawe nawe. Ibyo bintu uzi ko gutekereza gutyo bituma tubanira abantu nabi tukabanira nabi nubwo umuntu yaba afite ibintu gute nawe akeneye abandi bantu bafite umutima bamwereka ko bamwishimira bishimira ko kubana nawe barecognizinga ibintu akora nubwo badafite ibyo bari bumuhe bya mirenge ariko akeneye abo bantu akeneye umutima buri nta muntu n'umwe udakenera umutima we. Bakunzi bayana muri kubyumva ko imitima yacu irakenewe umutima wawe urakenewe umutima wanjye urakenewe kugira ngo tubanire abandi neza cyane. Ndumva wenda uko biri kose twakomeza sinzi niba hari ikindi kintu hari irindi jambo wenda nka rimwe tugahita dusoza kugira ngo dukomeze n'izindi gahunda. Reka mbahirinde ikizakubwira inshuti nziza izagusaba kwitwaza umusaraba ariko ntago izagusaba kubambwaho. Kuki ngo inshuti nziza ariko none izagusaba ngo uyitwaze ku musaraba ariko ntago izagusaba kubambwaho. ni ukuvuga ngo ni ukuvuga ngo abaye ari inshuti mbi yagusaba ko uyitwaza mukanabambanwaho abo niwe yabambisha cyangwa se akaba ari ubambaho kandi wanayitwaje bihuza na societe tubamo mwe mubona iki impamvu umuntu yandika iki kintu hari ibintu aba yabonye hari ibintu aba yitegereje ukabibona muri societe mwe ntago mubibona. Ni ukuvuga ngo nshobora kuza nkakubwira nk'ikintu runaka wenda jyewe nzi risike zirimo ariko nkazikurinda nyine nkarinda ko uzimenye kubera ko umuntu ari inshuti yawe nyine ukumva ko agomba gupfa agapfa donc agomba cyangwa ashobora gupfa nubwo umuntu ari inshuti yawe ubundi inshuti yawe igutwaza umusaraba sibyo yego ikagufasha muri byo bibazo byawe ikakuba hafi ikakurwaza ariko rero hari igihe twabiza
hari igihe wifuza ko wa muntu ugutwaza umusaraba ahubwo ugashaka ko anawubambwaho. icyo gihe ni ya nshuti mbi rero. iyo ntabwo ari inshuti nziza. uzi ko hari umuntu ushobora kuza akakubwira ngo turabona wowe urugero, reka nguhe urugero, hagati wowe urabona ko ufite akazi, rero genda ufate kredi uzishyura imyaka 5 uyimpe nyikoreshe kubera ko ni inshuti yawe, nta kintu nyine ugerageza ibyo ushoboye, nta kintu murapfa none akavuga ati weho urakora urahembwa, ariko wowe genda ufate kredi ya miliyoni 5 uyimpe ngende nkore business nyine ujye wishura nyine gutyo. Urumva inshuti itekereza nkuko ubwo ntatekereza ko mu myaka 5 ya kredi we arimo arayikoresha nubwo yaba yishyura, ariko we ubu uri block imyaka 5 nta kintu wakimara. Urumva uko n'umuntu kugutwaza umusaraba ariko ukamumutwaza ariko akabwira ati nubwo untwaje ariko nitugera igorogota nabwo ugire gute ubambweho. Izo nshuti babaho, mwe muracyari bato. uko ni babandi n'ubundi mugendana mu buzima bwa buri munsi, ukaba kuba muri kumwe ari uko uri mu nyungu zabo. wowe ukaba uzi ngo ni ubushuti ariko afite ikintu we ari kugupreferaho nyine. ni nayo mpamvu hano twavuze ngo ikizakubwira inshuti nziza izagusaba kuyitwaza umusaraba ariko ntabwo izagusaba kubambwa. iyo niyo nshuti nziza. ni ukuvuga ngo Lambert urasobanukiwe inyungu zawe inshuti nziza iterambere ryanjye cyangwa ibyiza byanjye aba yumva ko nawe yabigiramo uruhare. nta nshuti nziza yagusaba kubambwa ku musaraba, iragufasha ariko mukazamuka. ariko inshuti mbi izabwira ati untwaze nurangiza nawe bambwe. nta nshuti ibyo byo kuba nurangiza ubambwe ntabwo izabikubwira. izabwira ngo ntwaza tugende, nitugera imbere turareba ibyo ari byo. Yes, murabyumva rero bakuzi bacu, ni amagambo nyine y'ubwenge tuba twari duhugiyeho mu kiganiro nk'iki ngiki. Bose kurumva ko afite ibintu byinshi aba agomba kutubwira, ariko by the way Sam ari he? Yagiye ku ishuri. Wowe na Sam nyine hari ukuntu mujya mutuzanira amagambo aremereye kandi nyine y'ingenzi tuba tugomba kumenya muri uru rugendo. Rero muri cya kiganiro mukunda cyane isobanuro y'ibihishwe tuba turimo tubitegura, tuzakomeza tukibagezeho. Lambert ndumva rero twasoreza hano. Rero abantu mwari mudukurikiye turabashimira cyane kandi turabasabira umugisha, turabashishikariza gukomeza gukurikirana imbuga zacu nkoranyambaga, cyane cyane wowe wari udukurikiye ari ubwa mbere hano kuri Yana Media, ukore subscribe ndetse n'ibinagukundira usharinge byibuze n'abantu nkabangahe nabo bakurikira ikiganiro maze nabo bakomeze kugerwaho n'ibyo byiza. Rero Bosco ndumva nagushimira cyane. Murakoze cyane. Ahubwo twakugiraho umugisha nyine ukadusoreza n'isengesho nk'uko n'ubundi waritangije. Kuri Yana Media dukunda gusenga Imana kandi n'ibi biganiro byacu byose bijyanishe ko umuntu aba umuntu muzima wuzuye, cyane muri Kristo no muri societe tubamo, tukungurana ubumenyi. Urakoze Mana kutwitaho, ukomeze utugirire neza twese abakurikirana ibiganiro kuri Yana Media, ukomeze utwagure mu izina rya Yesu. Amen. Jewe ndi Jimmy Gilbert nandi kumwe na Lambert iruhande rwanjye. Lambert Tonyawe ndagushimiye cyane. Kuri kamera nk'uko bisanzwe turi kumwe na Maureen, nawe Imana iguhe umugisha. Namwe mwari mudukurikiye mwese, Imana ikomeze bishimire ibiganiro byacu kuri Yana Media. Nakagaruka. Ciao ciao.